Umuco wacu ibigwi ni ibikorwa by'intagereranywa umuntu cyangwa itsinda ry'abantu baba baragezeho mu gihe runaka. Uzumva kenshi bavuga bati uriya muntu, abantu cyangwa itorero, ikipe se bafite ibigwi. Aho uzumva neza icyo baba bashatse kuvuga. Muri iki kiganiro by'umwihariko turagaruka ku mateka, ibigwi n'ibirindiro by'ikipe ya Rayon Sports yabaye ubukombe mu gihugu cyacu kuva kera kugeza na n'ubu. Benshi bayimenyera ku ngoma zayo, ndetse nanjye ubwanjye ndumva ijwi ry'ingoma ryambukiranya no mu majyepfo. Ndumva ijwi rirenga kwa Mirenge ku Ntenyo. Ijwi ry'ingoma numva ndaryumva rirengera mu Bwanacyambwe. Aha nibwo narisobanukiwe, nibwo namenye ko ya kipe yigarurira imitima ya benshi yakinnye. Si ingoma gusa, ahubwo abenshi bayizi kuri byinshi kandi bayikundira byinshi, haba bagize amahirwe yo kuyibona ikina, abayumva ku maradiyo, yewe n'ibibondo byarayihebeye. Ikipe ya Rayon Sports abakuze batubwira ko yatekerejweho mu myaka za 90, iza gushingwa mu mwaka w'1964, ishingirwa mu cyahoze ari komini Nyabisindu muri perefegitura ya Butare, ubu ni mu murenge wa Busasamana ho mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Rubago mu Rwanda itangiye ahagana mu mwaka w'1930, itangizwa n'umwami w'u Rwanda Mutara wa III Rudahigwa ku bufatanye n'abapadiri. Muri icyo gihe habaga amakipe atandukanye ashingiye ku mitwe y'ingabo no kuri za sheferi, harimo yitwaga Maregure y'i Nyanza. Iyi kipe yanakinwagamo n'umwami Rudahigwa. Hakaba kandi amagarajo yo mu Bufundu ku mutware Rutaremara. Inkomoko y'izina Rayon Sports mu mwaka w'1965. Nyuma y'itanga rya Rudahigwa, amakipe menshi muri ayo yariho yarasenyutse. Nyuma y'impinduramatwara yo mu 1961 yemeje ko ubwami buvuyeho hakaza repubulika. Icyo gihe hatangiye kuba amakipe ashingiye kuri za komini nka rumwe mu nzego zavutse u Rwanda rukimara kugirwa repubulika ku ya 25 Nzeri mu 1961. Icyo gihe kandi nibwo umurwa mukuru w'u Rwanda waje kuva i Nyanza ujyanwa i Kigali, ari nako amakipe ya kera yari ashamikiye ku ngoma ya cyami yagendaga asimburwa n'amashya yavukaga. Bijya gutangira havutse ikipe ya komini Kiyovu, ya komini Nyabisindu, ya komini Mukura ya Strida cyangwa se Butare, ubu ni Huye, ndetse hashinzwe n'izindi kipe ariko zitari zikomeye cyane. Ikipe ya komini Nyabisindu ntabwo yigeze yibonwamo n'abatuye iyo komini, cyane ko bo bikundiraga kandi bakibona mu ikipe y'Amaregure. Ibyo byaje gutuma mu mwaka w'1964 uwari perezida w'urukiko rw'ikirenga rwa Repubulika y'u Rwanda rwakoreraga i Nyanza, Bwana Murego Donat, ashinga ikipe nshya idashingiye ku buyobozi bwa komine, ahita Imirasire. Bigeze mu mwaka w'1965, padiri w'umubirigi witwaga Arnaud Chanoine wayoboraga Collège Kristu Umwami i Nyanza ari ikipe y'Imirasire izina rya Rayon Sports. Iryo zina ryaje kwamamara rirenga Nyanza, rikwira ibice byose by'igihugu ndetse ryambuka n'imipaka y'igihugu. Rayon Sports yaje kubona ubuzima gatozi tariki ya 25 Gicurasi mu mwaka w'1968, bityo iba ikipe ya mbere yemewe n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda kuko stati yayo yajyanwe kwa noteri wa leta. Uko iminsi yagendaga niko Rayon Sports yagendaga irushaho gukundwa cyane n'abanyarwanda benshi, kuko yari ikipe idashingiye kuri za komini nk'uko Kiyovu Sport na Mukura Victory Sport byari bimeze. Ibi ariko byatumaga ifatwa nk'ikipe y'ibwami kuko itajyaga ishyigikira ibyatanye abanyarwanda, ahubwo yo ikareba icyabunga. Ibintu byaje gukomera kuri iyi kipe ubwo Bwana Murego Donat washinze Rayon Sports yari uwa kabiri mu byubahiro nyuma ya perezida wa Repubulika yaje gufungwa kubera impamvu za politiki, kuko bivuga ko atarashyigikiye perezida Kayibanda muri politiki yahezaga abanyarwanda. Ibi ngo byatumye Rayon Sports isa nk'ibuza ukuboko kw'iburyo kwayo, kuko yatangiye guhura n'ibibazo bitandukanye. Nubwo ifungwa ry'uwayishinze ryahungabanyije cyane Rayon Sports, yakomeje gufashwa n'abacuruzi b'i Nyanza bakoreragayo ndetse n'abari baraje muri Kigali ku mpamvu z'ubucuruzi. Ibi byaje gutuma Rayon Sports itwara igikombe cya shampiyona ya mbere yemewe na FIFA na CAF mu mwaka w'1975, kuko nibwo Ferwafa yemewe na FIFA. Ku ikubitiro bituma ari ihabwa igikombe, maze ahita haba ibirori by'agatangaza byo kucyishimira ku bakunzi bayo no ku banyenyanza bahibeye cyane, dore ko iyo kipe yabaga i Nyanza. Urugendo rw'ubushongore n'ubukaga mu kibuga rwatangiriye aho mu 1975 kugeza n'ubu, cyane ko ifite ibigwi n'ibirindiro buri kipe yakwifuza. Rayon Sports yakomeje gutwara ibindi bikombe birimo igikombe cy'igihugu cyari cyitiriwe wari perezida wa Repubulika Habyarimana Juvenal, Trophée
Perezida Habyarimana cyangwa bakacyita Coupe du 5 Juillet nk'itariki Habyarimana yari yarafatiyeho ubutegetsi. Rayon Sport akaba ariyo kipe yatwaye ibyo bikombe kurusha izindi zari zihanganye muri ibyo bihe. Rayon Sport kandi bongeye gutwara igikombe cya shampiyona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe ubwo batwaraga igikombe badatsinzwe umukino n'umwe. Mu bubiko bw'amarushanwa y'impuzamashyirahamwe nyafurika bigaragara ko amakipe yakinaga mu marushanwa atatu: CAF Champions League y'igikinwa n'ubu, CAF Cup kugeza 2003, CAF Cup Winners' Cup kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2002. Muri ibyo bitabo bigaragara ko ikipe ya mbere mu Rwanda yitabiriye CAF Champions League ari Rayon Sport mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri nubwo itarenze umutaru. Kiyovu Sport mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu ikomeza idakinnye iteyemaga Adamalek yo muri Malawi. Panthère Noire mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu niyo yabaye iya mbere irenga ijonjora rya mbere inyagiye Wagad. Izina ryinjiye mu Rwanda ubwo ko utsinzwe ibitego hejuru ya 4-0 n'ababaye Wagad. Ukomoka ku ikipe ya Rayon Sport iva i Nyanza ijya i Kigali. Nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe, Rayon Sport yaje kwimukira i Kigali bitewe n'ikibazo cy'amikoro cyari gikomeje gukomera. Bityo abacuruzi bavuka i Nyanza bifuza ko ikipe yazanwa muri Kigali bakayitaho bayibona hafi yabo. Gusa muri Kigali Rayon Sport yahagiriye ubuzima buvanze burimo ubwiza n'ububi, aho yaje hasanga abakeba nka Kiyovu Sport yaje kuyita Gasenyi kubera ko mu myaka ya za 80 yatewe inkunga na Rwandex yatunganyaga ikawa. Bityo ibisigazwa byayo byitwa Gasenyi nibyo bitiriye ikipe ya Rayon Sport. Icyo gihe kandi undi muti wa Rayon Sport yari ifite yari Panthère Noire, ikipe y'abahoze ari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Iyi kipe yabaga muri Camp Kigali idacana uwaka n'abafana ba Rayon Sport, aho babakubitaga muri Camp Kigali binatuma hava indirimbo yitwa Murera, ubwo babaga baburira abafana ko ibiri bikurikira ari bibi. Rayon Sport mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yabayeho nabi irananizwa, dore ko Panthère Noire na Kiyovu Sport zari kwibere muri iyo myaka. Ukuza kwa Rabushungu, intangiriro y'ubushongore n'ubukaka kuri Gikundiro. Mbere ya 1994 Rayon Sport yakoze amateka akomeye cyane, aho yaje kuba ikipe ya mbere ikuye igikombe hanze y'igihugu. Urugero nko mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda yatwaye igikombe cya Braludi mu rwego rwo kwizihiza yubile ya Vitaro y'imyaka 25. Iryo rushanwa yarimo amakipe nka Vitaro, Interstars z'i Burundi ndetse na Rayon Sport na Kiyovu Sport zo mu Rwanda. Iryo rushanwa ryarangiye ku mukino wa Rayon Sport itsinze Kiyovu Sport igitego 1-0 cyinjijwe na Sembagare Jean Chrysostome bakundaga kwita Semba wa Semba. Uyu Sembagare yaje gutwara Ballon d'Or mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, ariyo rukumbi yatanzwe mu Rwanda. Iryo rushanwa ryabaye intangiriro yo kubaka ikipe yatozwaga n'umukongomani na Wilfried Jean Pierre wari umaze kuva muri Espoir y'Icyangugu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda. Rayon Sport yakomeje kugitwara ibikombe by'igihugu bituma isohokera igihugu, aho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yaje kugera muri kimwe cy'umunani cya Coupe de la CAF des Vainqueurs de Coupe cyaje kuba CAF Confederation Cup, aho tariki ya 6 Werurwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yaje gutsinda Al Hilal muri Sudani ibitego 4-1, bihita biba ibitego 5-3 mu mikino yombi. Uwo mukino warebwe n'imbaga y'abarenga 35,000 bari buzuye Stade Amahoro. Nyuma y'umukino iminsi yakurikiye Rayon Sport yiteguraga gukina na Kenya Breweries. Iyi kipe yaje kwakirwa na Perezida Habyarimana kuri hoteli ye kwirebero basangira ibinyobwa n'inyama bishimira ko Rayon Sport yatsinze Al Hilal muri Sudani. Muri uwo muhango kandi wo kwakira Rayon Sport, Perezida yatangiye ubukangurambaga bwo kugurira Rayon Sport imodoka ya minibus yaguraga $5,000,000, aho abayobozi b'igihugu n'abaherwe b'icyo gihe bitanze cyane. Nyuma y'umukino mu minsi yakurikiye twavuga ko Rayon Sport yakomeje kugira ibihe byiza cyane ko hageze igihe abanyarwanda bose batazibagirwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yasenye Rayon Sport ndetse n'umuryango w'abanyarwanda muri rusange. Ibyo bateganyaga gukora birimo no kugurirwa iyo modoka ntibyagezweho, kuko Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yaje gutangira birangira hangiritse byinshi, aho ubuzima bw'igihugu bwasubiye hasi tubura abantu n'ibintu. Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane
yagize ingaruka zikomeye kuri Rayon Sport zirimo kubura abafana benshi, abayobozi, abakinnyi ndetse no kuva mu marushanwa nyafurika yahabwaga amahirwe yo kugera kure nyuma yo gutsinda Al Hilal yari igihangange muri Afurika. Amateka avuga ko kuba Rayon Sport yaritwaga ikipe y'abatutsi cyangwa ikipe y'abanyenduga byagizeho ingaruka muri Repubulika ya kabiri yaje gutegura ikanakora jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma ya 1994 ikipe yaje guhabwa agatazirano ka gikundiro kubera abafana benshi bayikunda. Yaje gutangira mu buzima bugoye aho abakinnyi bamwe bari barajyanye na Raoul Shungu muri Interstars i Burundi, gusa abakinnyi basigaye barihuje batangiza Rayon Sport nyuma ya 1994 aho batangiye gukina imikino y'ishuti n'amarushanwa. Rayon Sport yabonye umukeba unatuma shampiyona y'u Rwanda iryoha. Nyuma ya jenoside Rayon Sport yakomeje kugenda itera imbere itwara ibikombe, aho yaje kugira ikipe bihanganiye igikombe ariyo APRFC, ikipe y'ingabo z'u Rwanda zabohoye igihugu, binatuma shampiyona y'u Rwanda igira akanovera ku bayikurikirana. Hakiyongeraho na Kiyovu Sport yakomeje kuba umukeba wa Rayon Sport. Rayon Sport yo muri iyi minsi ikipe ikundwa na benshi batandukanye mu Rwanda no hanze yarwo. Rayon Sport na APRFC zihariye ibigwi nyuma ya 1994 aho aya makipe akunda guhuzwa na Ferwafa cyangwa bagahurira mu marushanwa yateguwe na leta. Iyo ahuye abafana ku mpande zombi baba bakubita agatoki ko kandi ku ninde utsinda undi, bigatuma umukino usiga ibyishimo kuri bamwe ukanatuma shampiyona iryoha. Mu kwezi ko Ukuboza muri 1997 yaje gutwara igikombe cya Sekafa, iba ikipe ya mbere yo mu Rwanda yitwaye by'akarusho igikura hanze nyuma yo gutsinda mu Randenge ya Zanzibar ibitego 2-1 bya Gatete Jimmy na Billy. Rayon Sport kandi muri 1996 yaje kwakira APRFC itsinda ibitego 5-2 yongera kubisubiramo muri 1997. Amateka yayo yakomeje kugenda yiyongera, muri 2018 yabaye ikipe ya mbere ikomoka muri East Africa yageze muri kimwe cya kane cy'amarushanwa nyafurika, inakomeza gutwara ibikombe bya shampiyona ndetse n'iby'amahoro. Abakinnyi b'ingenzi batazibagirana mu mitima y'abakunzi ba Rayon Sport, muri bo twavuga Murego Donate, Fatikaramu, Tigana, Sempagare, Murangabo, Emedola, Misiri, Kisala Tanganyika, Juma Pala, Murangwa Eugene, Nyandekwe, Murenzi Kasim, Kayiranga, Musa Kombe Billy, Habimana Chrysostome, Gatete, Milenda, Kawembe Cedric, Bitana, Witakenge Jano, Mudeina Zea, Bokota Rabamu, Kaserye, Davis, Sina, Mackenzie Kanombe, Katauti, Kalisa Claude, Kalisa Kasi, Sumaile Musa, Banze Jonathan, Muyambu Kasala, Abuba Piero Diarra, Muhammad Mose n'abandi. Ibikombe bya shampiyona yatwaye ndetse n'imyaka yabitwayemo ni 9. Mu mwaka w'1995, mu mwaka w'1981, mu mwaka w'1997, mu mwaka w'1998, 2002, 2004, sezo 2012-2013, sezo 2016-2017, sezo 2018-2019. Yatwaye kandi ibikombe by'igihugu 9 mu mwaka w'1976, mu mwaka w'1979, mu mwaka w'1982, mu mwaka w'1989, 1993, 1995, 1998, 2005, 2016, anatwara igikombe kimwe gihuza ikipe yatwaye shampiyona ikipe yatwaye cy'igihugu cyangwa Super Cup mu mwaka wa 2017 ndetse na Sekafa imwe mu mwaka wa 1998. Ibi bikombe kandi byiyongeraho ibindi yagiye itwara mu marushanwa atandukanye abera hano mu gihugu, igikombe cyo kwizihiza imyaka 100 umujyi wa Kigali wari umaze ubayeho, Kigali 100 Jubilee Cup, igikombe cy'agaciro, icy'intwari, icya Primus, Braludi, Fezabet, icyo kurwanya ruswa n'ibindi. Mwakoze cyane kudukurikirana. Generation Diva Paracle.